harimo ibyuma bitatu bihagaze bifasha aya magufa. Hari n'ibindi bitambitse birimo bigiye bitambika, ibyuma nabyo ni bitatu bitambitse. Iyo ugenda ntabwo bikurya, ntabwo bikubangamira? Birambangamira cyane, ariko nta kundi ngomba kubana nabyo kuko dogiteri nikambwira arambwira ati bana n'ibi byuma, nta kindi kintu nakora kugira ngo ibi byuma byawe we kubana nabyo. Ati bana nabyo uzanapfane nabyo. Ntabwo bizakuvamo uzahinduka. Kenshi na kenshi aramakanira ngo ntabwo biri hafi, ngo ni imbyihorere, sinkajya mbitekerezaho cyane ibi byuma kuko bifashe ruseke. Kandi iyi mpanuka nayikorewe muri ruseke ntabwo igipfa gukira. Yaramakaniye, yarambwiye ati iyi ni ruseke kandi iragora, kandi yaramenaguritse. Ntabwo byoroshye. Ubwo bari ko hanyuma kumera nijoro hari Imana. Hanyuma ugenda ntabwo bikwica. Biranjena cyane bikanandya, ariko nyine ndabyemera nkabyihanganira. Murakoze. Amazina yanjye nitwa Turikumana Viatori, ndubatse, mfite umugore n'abana 2. Ntuye mu karere ka Gasabo, umurenge wa Kimihurura, akagari ka Kimihurura, umudugudu w'ubumwe. Ngewe nakoraga ibiraka mbona ntabwo bivamo. Nakoraga ibiraka, naje kubona ibiraka bitayavamo, nza kujya iyi kampani saba akazi, bampa akazi ko kuboha shoferi. Ndagenda njya i Mombasa, nahakoreye imyaka 2 muri iyo kampani. Biba ngombwa yuko nabwo bampindurira ahandi, nanone bampindurira Dar es Salaam naho nari makoreye imyaka 2. Mu myaka 2 ine nari nkoreye iyi kampani, nta kibazo nigeze nkigirana nayo, nta buryarya nigeze nyizanamo, nta n'uburyarya nawe nigeze banzanamo. Buryo nageze Dar es Salaam, naje guhura n'impanuka hari ku itariki 13 z'ukwezi kwa 4 umwaka utaha. Hari saa 2 z'ijoro kugeza mu gitondo cya kare saa 12 nibwo bantabarije, barantabariza. Abapolisi babo banga kuntabara, biba ngombwa yuko bahamagara i Kigali. Barabimenya, babwira umushoferi wanjye ati genda urebe uwo muntu, umuboye shoferi wawe icyo yabaye. Igihe bahereye batabaza guhera saa 2 z'ijoro kugeza na n'ubu ngubu kuri saa 12 za mu gitondo, kugeza na n'ubu ngubu ibyo bibazo wagiye ukabireba. Yaraje asanga aho ngaramye, aho ngaho ndyamyeho nabuze ubutabazi. Polisi yaho ntago yigeze intabara, nta n'umuturage waho wigeze untabara. Narahabaye mpaka mbonye umushoferi araza arantwara angeza kwa muganga. Angejeje kwa muganga ahita ajya kuri polisi yaho iramubwira ngo uwo munyarwanda twumvishije guhera izo saa 2 z'ijoro nibura urabona adapfa cyangwa yapfuye. Ati ntabwo yapfuye, musize kwa muganga, ariko naje kubibamenyesha. Yabaye ngombwa yuko rero bamwandikira igipapuro cy'uko nakoreye impanuka aho Dar es Salaam, ariko ngiye kuvurirwa Dar es Salaam. Bampaye ibyumweru 6 byo kurwarira Dar es Salaam, ntabwo byashije. Namaze ibyumweru 2, ariko ibyumweru 2 babanjije bankorera ubuvuzi bwa kibanze, bafata ukuguru kwarebaga inyuma baraguhindukiza. Baraje kuguhindukiza barakugorora, amagufa yari yamenaguritse, bankiriraho isima, barambwira ngo ningende njye mu rugo, bohereza amafaranga $800
babaga ku kuguru bashyiremo ibyuma kugira ngo amagufa aterane. Amagufa yari yamenaguritse. Nahise ngenda njya mu rugo mara iminsi 3, maze iminsi 3 nibwo bambwiye bati amafaranga turayazanye, jya mu modoka tukujyane tugende bakubage, nibarangiza kukubaga bashyiremo ibyuma bakurwaze tureka ayo magufa azaterana. Naragiye ngeze kwa muganga, dogiteri avuga ati mumpe amafaranga barayamuha. Amafaranga araje kuyamuha, arababwira ati mumuryamishe hariya. Ndaharyamye, bazana ponseze barasatura, bazana freze barapfumura, impaka ibyuma babishyizemo. Ibyuma bashyizemo biri mu kuguru n'imbere. Ibyumweru 2 ubwo aho ngaho muri koma namazeyo iminsi 3 ibyuma bindimo. Bahita bamfata barambwira ngo ngomba gutaha, nkajya mu cyumba nkajya kuryamayo. Bampa ibinini byinshi, bankorera gahunda zose zishoboka. Barambwira bati we buri minsi 3 uzajya uza kwipfukisha tukogereza igisebe tugipfuke mpaka ukize. Ubwo hari ku mafaranga nakoreshaga, amafaranga bampaye. Undwajije nawe akanyinuba ati ntago norohewe kugukorera akazi kose, nta mugore nigeze nshaka, none wowe ndabona ufite akazi kenshi, ahubwo byiza nuko wajya mu Rwanda. Bababwiye abakire bamukira, baramubwira bati uyu murwayi wacu tugiye kushakisha ukuntu tumuzana mu Rwanda, mu byakire ko twageze mu Rwanda. Atese yazagera mu Rwanda uwo muntu umeze gutya? Ati nukuzaza twahagenda iminsi 5 ariko akava muri iki gihugu cya Dar es Salaam, kuko twebwe turarambiwe, ntabwo twabishobora uburwayi bwiwe, nahaza arwarire mu Rwanda nibura mu mubone namwe. Nibwo ibyumweru 2 byari bishije, bahita babwira umushoferi wanjye bati genda utware uriya murwayi wawe kandi umuze neza mwitonze ku buryo atangirikira mu nzira. Mu kuza yaje aho tugeze hose aparika, nkajya kwa muganga nkogesha igisebe, nkabakampa imiti, kuko byari birenze, byari binakomeye cyane. Nkacyogesha, nkarya imiti mpaka ngeze mu Rwanda. Nageze mu Rwanda barambwira bati uko bimeze kose wowe ntabwo uzakira vuba, genda ujye wajya i Kanombe bakuvuzire, wajya shehashika bakuvure, niburangiza kukuvura tuzakubone warakize. Ndababwira ni njyewe nta mafaranga mfite yo kugira ngo njye kwivuza. Ati wowe genda, amafaranga bazaguca yose icyambere nuko tuzakubona warakize, ntago cyabaza ari amafaranga, ahubwo tubashaka tukubone warakize, ugenda. Ntago biri hafi, reka ngende njye kwa muganga guhera ubu, ngende ndebe dogiteri ndebe ko hari ikintu ari bukore. Nahise njya shehashika ako kanya. Muri ibyo byumweru 2 nagiri ngeze inanga, kimwe cya mbere njya shehashika, baranyakiriye, mbabwira ko nakomerekeye Dar es Salaam mu gihugu cya Tanzania. Mbabwira yuko n'igihe nakomerekeye, barambwira ngo mbaye wa 2 mu Banyarwanda bamaze kwakira bakoreye impanuka Dar es Salaam. Atari koreka tukurwaze, barandwaza kugeza n'ubu ngubu
ubu mfitera tugitera ndagenda agashyiramo ifoto CD akareba ukuguru ako amagufa agenda aterana, akambwira ati amagufa arimo araterana buhoro buhoro ni gake ariko ntago uzakira vuba, atugomba kukurwaza gutyo, nta kazi ugomba gukora, nta hantu wemerewe kujya, kandi imbago ugomba kuba uri nazo aho ugiye hose. Ubu imbago ndazifite nazo ziri hano mu rugo, iyo randevu igeze y'amezi yampaye ndagenda nkajyayo n'imbago, akambona akandebera akambwira ati ihangane nta kundi nyine ubuzima burakomeza, ntago yari yaterana sinagusezerera, nta nubwo nzagusezerera wowe vuba. Ubwo nibwo rero yankuye ku mezi 2 randevu yampaga. Amezi 2 yabonye nta kintu na kimwe amagufa arimo ateranamo, arambwira ati ndaza kuguha randevu y'amezi 3 ari uzajya uziraho. Ubu ngeze kuri randevu y'amezi 3, niyo ngiyezeho akangerera itariki yamaye, ndagenda nkajyayo agashyiramo CD akambwira ati amagufa yawe ni ikibazo ntagaterana, ariko ni buhoro buhoro, kurinde kugukoresha akazi, kurinde kukugendesha, nta nubwo abashaka nuko ngenda ngira aho njya nta mbago, kandi imbago ziramvuna, aho ngeze ahangaha ziramvuna mu buryo bwose, ariko ndazigerageza kuzigendana nazo. Ubu ngubu rero ndi mu rugo, ubu mfite iyindi randevu nanone yo mu kwezi kwa 7 kuri 27, ubu ndabura iminsi mike nanone nkasubirayo, ko naherukagayo mu kwa 4, naho naherukagayo, nzasubira muri aya matariki ari imbere ahangaha ngende ndinongera ndebere. Se ibi byuma ko bimbabaza mu buryo bwose, wageragereje nibura ukanasezerera nkabimenya, akabyanga ati ntago nagusezerana kano kanya, ati nta n'imyaka 3 uramara urwaye, kandi ukuguru kushobora kuzamara n'imyaka 5 nkikurwajije, ati wowe urashaka kugira ngo usezerere none. Ubu ndarwaye nibereye mu rugo, ndi kuri ayo marandevu y'amezi 3, nta n'igisubizo muganga azanampa vuba, ariko ndaho ndashima Imana. Ubu nta kazi nakora, nukwirirwa nicaye mu rugo nkategereza igihe randevu igereye nkasubirayo. Nuko ubuzima bwanjye bumeze, ariko ubuzima bwawe ntago bunyoroheye, buragoye. Ngewe mfite umubyeyi umwe, mfite mama gusa wenyine, data yarapfuye. Ubu umuryango wundi mfite ni umugore mfite tubana nawe n'abana 2, nta wundi muryango wundi mvuga ngo mfite. Kuva mu kwa 4 ku itariki 16 umwaka utaha kugeza na n'uyu munsi, nta kazi umugore agira, nta ugutera ibiraka akabona icyo 1000 cyangwa akabona ibyo 2 cyangwa akabona ayo 500 tukarya ayo ngayo. Nawe nta kazi afite, antunze muri ubwo buzima. Ubuzima turimo buragoye gusa, ariko turabyihanganira tukabyakira. Abana banjye bariga, biga primaire, uwa mbere yiga mu wa 5, uwa 2 yiga mu wa 1. Kuvuga ngo ndabishyurira amashuri byaranze pe, nabuze amafaranga yo kubishyurira, kugera naho babirukanye ku mashuri, barambwira bati uyu mugabo utishyurira abanyeshuri be kandi tubigisha bimeze gute, ko tumushaka kugira ngo nibura tumubone, ko wasanga ayafite anayatwima. Yaje kuba ngombwa yuko njya ku ishuri ry'aba bana, ndagenda njyayo ndeba deregiteri, ndamubwira ni deregiteri, aba bana urimo wirukana bakeneye kwiga,
kuko mu myaka yashije mu minsi yashije ndi muzima ntago nigeze mbura amafaranga yo kubishyurira. Ubu nyabuze ubu ndarwaye guhera mu kwa kane umwaka utaha, ndarwaye ukuguru ureba ukuntu kumeze, nayabahaga ndi muzima ariko ubu ndarwaye. Bihorere bige, nimbona ubushobozi nkabona amafaranga nzabishyurira, n'ubundi nzaza umbwira amafaranga ngomba kubishyura ngende mbishyure, ariko bareke bige kugira ngo nabo bamenye ubwenge. Yarandebye diregiteri arandeba, abaza abarimu b'abanyeshuri b'abana banjye, arababaza ati uyu mugabo hari igihe yigeze yanga kwishyurira uyu munyeshuri we, yahereye ku mukuru. Abaza umwarimu aramubwira ati ni ubu bwonyine atishyura, ariko iyindi myaka yose kuva mu wa mbere kugeza muri uyu mwaka yarishyuraga. Ubu rero bimubayeho nimumwihanganire, nayabona azayiga. Ati nta kibazo. Arongera ajya no mu wiga mu wa mbere, arabimubwira mugabo ko ndwaye nta kibazo, agomba kureka abanyeshuri bakiga, nazayabona amafaranga amaze gukira nkazayabaha, nta kibazo. Ubu ngubu abanyeshuri banjye diregiteri nawe yarabibonye uburwayi ifite, yabona ntiburi hafi, nawe abyakira uku nguku. Birambabaza cyane kuko ntabwo nigeze nifuza kwicara mu rugo, sinigeze nifuza no kuba nanaryamaho, haba ku manywa haba na nijoro. Numvaga nzakora akazi kandi nkatera imbere, ariko ubu ngubu kuko ubuzima nabwakiriye ntabwo binyoroheye, ntabwo bishimishije. Birambabaza nanjye iyo mbonye umugore ari we ugenda, ngewe ntava aho ngaho ari ukwigumira mu rugo. Birambabaza, nta gaciro nanjye njya mbiha. Ikintu cya mbere burya ni uko uba ufite ubuzima, ukaba washakisha ahandi n'ahandi bikavamo, ariko ubu byaranze rwose. Nta kintu mfite nkora, nicaye mu rugo, ndi umushomeri, ndashomereye bikaze. Ubuzima bwanjye ndigarura kuko hari abababaye kundusha, hari n'abo mbona nagera hashika nkabona hari abababaye kundusha, njye ndigarura nkavuga nti nuriya nawe azakira kandi amere nk'uko nguko kwanjye ukomeze, nubwo ameze kuri. Niyo mpamvu rero ntajya niheba cyane ngo numve ngo ko ndi umuntu byarenze. Nanjye ubu ngubu njya niha agaciro nkavuga nti nzakira, bizatinda imyaka 3 ishire ariko nzakira, imyaka 5 ishire ariko nzakira. Uko ubuzima ngomba kubutwara buhoro buhoro, akurikiza amategeko ya muganga, mpaka nsezereye nyine ntegereje yazansezera, ariko ntago ari vuba. Hari abayobozi banjye ndabashimira kuko babereye ababyeyi, bambereye ababyeyi, bambera abantu beza, bambera abakoresha beza, kuba bari banyizeye ngo mbakorera akazi kaho nk'uko babishaka, kandi nanjye naritanze ahantu hose n'ahabi hose, naritanze nkakora akazi kabo neza. Nta kintu banshinze ubu, nta n'ikibazo mfite rwose. Iyo mbonye n'akabaraga mfata moto ikanjyana ikangezayo, bakandeba ukuntu umeze, bakavuga bati we genda urware mpaka, ntago wari wakira, ntuzanakira vuba, turakuzi kuri uwacu, genda urware mpaka. Ariko nta kindi kintu bamarira, nukumbwira ngo ni ndware bazambone narakize. Nta bufasha bundi bamfasha, ubufasha bwabo barabutanze, ubwo byararangiye. Ngo batanze amafaranga menshi hariya Tanzania, Dar es Salaam, nta bundi bufasha ngo bagomba kumfasha. Uko bimeze rero ubu ngubu ni ukwifasha nyine, ni ukubashimira gusa, barakoze, bambereye intwari. Ufite icyundusha
waza ukansura ukabanza ukareba ukuntu ubuzima bumeze, ukavuga uti kuko urabona ntabwo wampa akazi ngo mbe wambwira ngo nimve muri uru rugo, ariko akazi nta nk'inkunga ufite icyo wadusha waza ukabanza ukareba, kuko nirirwa mu rugo, ndi muri urugo, nta kazi ngira, nta n'akazi nemerewe gukora, kandi n'ubundi ntabwo biri no hafi kuba navuga ngo nzakora akazi. Inkunga ufite icyo wampa wambwira uti reka genda nguha akantu nk'aka ngaka ku muhanda, ngushingira aka kantu ube wagakoreramo, nawe ujye ubona ayo 500 wishyura inzu, wishyura abana ayo mashuri, wishyura n'iyo mituweli zabo. Ibyo ngibyo rwose mbonye nk'umuntu wantera inkunga nawe yabimfashamo kandi namushimira cyane. Saba murakoze, Imana ijye ibarinda, ibarinde ibyago n'amakuba, murakoze cyane. Ndashimira madamu wanjye wamfashije mu buzima bwose kuva nakora impanuka kugeza na n'uyu munsi. Nkashimira n'abaturage nabo, hari abaje kunsura barampumuriza kugeza na n'uyu munsi, kandi baracyampumuriza bati ihangane, ntabwo ari wowe wenyine uri ku isi ufite ibibazo, ni ibya twese, ariko jya wihangana ujye wigarura, ntukavuge ngo urihebye cyane. Nanjye ubu ngubu rero iyo mbonye umuntu umpumurize nk'uwo nguwo nta kibazo, biranyorohera. N'ahantu haryaga rwose mpita noroherwa, nkatuza, nkishyira mu mutuzo, nanjye nta kundi nabigenza, nkihangana, nkaguma mu rugo. Ubu ndi mu rugo nta kibazo mfite. Umuntu wa gatatu nashimira nanone, nashimira uyu munyamakuru nanone uje kubimfashamo, uje kumva ubuzima bwanjye, ubashije kunsura, akaba ageze mu rugo hano, akaba baje kuba yandebye, kuko hari benshi cyane batigeze bagira uwo mutima, ariko kuba wowe nanone ugize uyu mutima wo kuba uje kureba ukuntu umeze, urakoze cyane. Imana ijye ikongerera umugisha.